Muraho, amazina yanjye nitwa Dr Nsengiyumva Bernard, nkaba ndi umuyobozi wa Departement ya Accident and Emergency. Mu mirimo dukora ya buri munsi ku munsi, dukora amasaha 28 kuri 28. Abantu twakira hano muri Departement ya Accident and Emergency ni indembe n'inkomere, zaba indembe zitewe n'uburwayi busanzwe icyo twita medicine interne, zaba se indembe zitewe n'impanuka cyangwa inkomere ziturutse ku mpanuka, cyangwa abagwiriwe abanuka ku mazu, abagwiriwe n'ibiza, cyangwa se abakubiswe, cyangwa abaguye ikintu icyo ari cyo cyose cyaba gitewe kuvunagurika cyangwa kugigatera ibikomere. Abarwayi bamwe hari n'abaza baturutse ku bitaro by'uturere babanza kwakirwa hano baje na za ambulance, abo ngabo biba bigaragara ko barembye cyane. Mu bitaro 14 ibi bitaro byacu bya CHUB bireberera abarwayi babonye kuri bitaro by'akarere bakeneye ubuvuzi bwisumbuyeho, babohereza hano. Ahantu hambere babanza kwakirwa ni kuri service y'indembe n'inkomere. Icyo tubakorera cya mbere nuko baraza bagahita bahabwa ubuvuzi bwihutirwa bushobora gutuma ubuzima bw'umuntu butajya mu kaga, icyo twita stabilization. Hanyuma ubundi buvuzi bukurikiraho ni ugukora ku buryo umuntu abona ibizamini byihuta bya mbere by'ibanze, byaba ibizamini by'amaraso cyangwa se radiology, ni ukuvuga x-ray, ultrasound na scanner. Ibyo ngibyo iyo birangiye umurwayi ahabwa reanimation yihuta. Yamara guhabwa reanimation yihuta, twamara kubona yuko ari stable, tukareba service yindi azajyamo, niba azajya muri chirurgie, niba azajya muri medicine interne, niba azajya muri pediatrie n'ahandi bakajya bamufata, ariko agenda ibyibanze byose yabikorewe. Ni service rero isaba gukora vuba, gutekereza vuba kandi ukavura. Hano iyo umuntu akinjira, ubuvuzi butangwa mu buryo bwihuse, yaba afite ubwishingizi cyangwa yaba atabufite, bitewe n'uko dovize yacu nk'abantu muri urgence ni ukuvuga ngo ubuzima bw'abantu buza imbere y'ibindi byose. Dutegereza ko umuntu agomba kubanza kubaho, noneho tukareba ibijyanye na insurance cyangwa se ubundi bwishingizi ubwo aribwo bwose yaba afite, ariko niyo atabufite turamuvura. Hanyuma hari n'abantu baza ukabavura ariko bikaba ngombwa yuko baza kuri bworoherwe, ibyashobora kubica bimaze kuvaho bakoroherwa ukabona bataha. Abo ngabo ngo baba ari uba OPD bakagenda. Hari umuntu ushobora kuza afite transfer, ariko hari n'ushobora kuza atayifite. Abaza bafite transfer ni abaturutse mu bitaro by'uturere, ariko hari nk'igihe umuntu bamugonga mu muhanda, urumva nta bwongo yategereza yuko abanza kubona urupapuro rwa transfer, ahubwo duhita tumwakira uwo mwanya agakorerwa ibyo akorerwa mu buzima bwe. Tugerageze kubungabunga mu buryo bwihuta umuntu adakeneye ibyo. Hari n'igihe nanone n'umuntu ashobora no kuba ari mu rugo, bakajya kubona bakabona ararembye ku buryo bukabije, nta kundi, babona ko atagenda ngo ajye abanza anyure muri za nzego z'ubuzima uko zubatse, ni ukuvuga centre de santé, ibitaro by'akarere, kuzamuka gutyo bakabona byatuma ashobora nko kwitaba Imana. Icyo gihe nawe hari igihe bahita bamuzana. Iyo bamuzanye nawe duhita tumuvura, ubwo tugatera kuri mituwele ye yuko byihutirwaga, tugasobanura impamvu byihutirwa byatumye hari ibitaro bimwe yagiye asimbuka. Abandi bantu twakira nanone, hari nk'abantu bashobora kuba babaye nk'ubaje nko mu mikino, nk'uko hano i Huye hari ibibuga by'umupira, hari kino kibuga cya Huye, hari n'ibindi byinshi, ari byo muri kaminuza, ari no mu bigo by'amashuri bya hariya. Uwagira ikibazo, ari impanuka cyangwa se amasiganwa abera mu muhanda, yaba y'amagare cyangwa y'imodoka, abo ngabo nabo turabakira, tuba turi tayari buri gihe yo kubakira. Abo ngabo nabo urumva ntabwo warindira ko ubona transfer zabo, ahubwo
tubakorera ibyangombwa byose, ubwishingizi mituweli nayo irabizi irabyishyura. Abandi twakira hari abantu nka polisi itoragura mu muhanda wenda bagonzwe ntihagire umukitabwaho, iyo batuzaniye nabo turabakira, cyangwa se umuntu uwo ari we wese bashobora no kuduhamagara, kubera ko ambulance nazo ziri mu nshingano zacu. Iyo baduhamagaye bati hano habereye ikibazo iki n'iki, wenda se ni impanuka, wenda ni umuntu uguye muri koma, nta kuzuyaza duhita ngo tubaza neza ahantu ahereye, tukohereza ambulance ikajya kumufata tukamuvura. Muri make rero twebwe dutekereza vuba tukavura vuba, kubera yuko ubuzima bw'abantu niyo ntego yacu, kugira ngo abantu babeho mu bishoboka byose. Serivisi ya urgence rero muri make nuko nguko dukora. Murakoze.